isi aho guhanga udushya no kuvumbura bikunzwe cyane kurenza igihe cyose cyabayeho. Hariho umuntu udasanzwe iyo agaragara mu bandi. Uwo nta wundi ni Byishimo Emeline. Uyu muramuzi cyane, abenshi bamuzi nka Mirwi mu mafilime agiye atandukanye. Umukobwa ukiri muto udasanzwe, umukobwa uhorana ishyaka ryo kugira icyo akora gitandukanye n'abandi. Ibi simbisubiraho, abakurikiranye igice cya mbere cy'ikiganiro hari ibyo bagiye bamenya kuri Mirwi, ndetse igice cya kabiri cy'ikiganiro ku buzima bwa Mirwi mugiye kukigezwaho nanjye Steven City20. Iyi ni muri Ndiyacu TV cyangwa se My STV mu buryo buhinnye. Mbibutse ko kino kiganiro wagisanga kuri YouTube channel ya Mirwi, ni Bmirwi 13 cyangwa se Bmirwi 13. Iyi ni YouTube channel mugiye kujya mukurikiranaho ibiganiro byose bikorerwa kuri Mirwi, haba ibiganiro agiye kujya bategurira n'ibindi turi buvuge muri iki kiganiro. Naho ikiganiro kindi nakagaruka kuri muri Ndiyacu TV. Mbahaye ikaze. Urugendo rwa Mirwi rwamuteye kumenyekana ku mazina agiye atandukanye, ku buryo abenshi badatinya no kumwita umwamikazi wa Afurika, The Queen of Africa, cyangwa se Mama wa Afurika, The Mother of Africa. Byose abikesha amafoto yashimishije agenda afata agapostinga kuri Instagram, WhatsApp n'ahandi. Ariko hariho byinshi kuri Mirwi kuruta ibyo turebesha ijisho. Uretse kuba ari icyamamare no kuba aharanira gutsinda buri gihe, ni umukobwa uharanira kwerekana amarangamutima y'iteka. Ariko nanone yaba yishimye, ababaye cyangwa yataye umutwe, Mirwi usanga bigoye kuba yahishura ibyiyumviro bye. Ariko ibi nanone ntibimubuza kwihagarara no kugaragaza ko ashoboye. Mirwi wuje inseko igaragaza akanyamuneza ku maso, ni umukobwa utega amatwi mu gihe bikenewe kandi wita kuri byose akora. Mu busanzwe Mirwi nta kintu kijya kimuca intege, yewe na n'ikintu cyamubuza gukora icyo ashaka mu gihe yifuza kukigeraho. Uko byagenda kose birangira akigezeho. Mirwi ashobora kuba ibyo yakora byakwanga cyangwa ntibigende neza, yewe n'abamufasha bakamuvaho, ariko birangira ageze ku byo ashaka. Ikindi wamenya kuri Mirwi, Mirwi ni umukobwa ukunda Imana ndetse no gusenga cyane. Mbese umutima we yawuhariye amasengesho. Umuryango we n'inshuti ni ubutunzi bukundwa cyane kuri we, bifite umwanya wihariye mu mutima we cyane. Muri make ni umuntu ukunda umuryango we cyane ndetse n'inshuti ze. Nyamara hari ibintu Mirwi atishimira mu buzima bwe, nk'abantu bagerageza kwinjira mu buzima bwe nta ruhushya bafite. Mirwi nanone yanga abantu batagira discipline. Ikindi yanga umuntu upfobya abandi cyangwa wa muntu uhora ushakisha amakosa ku bandi no mu bintu byose. Muri make yanga umuntu uhora wumva ko arenze abandi. Ikindi wamenya kuri Mirwi, ntakunda umuntu umuhatiriza cyane, kuko iyo yanze ikintu rwose biba ari ibyo, byagusaba imbaraga zidasanzwe kugira ngo uhindure icyemezo yafashe. Mirwi ni umukobwa utazwiho guhubuka cyane, kabone naho ikintu cyafata igihe kinini gusa abanza kugitekerezaho. Twigeze kubivugaho gato, Mirwi yanga umuntu upfobya abandi, ndetse Mirwi yizera adashidikanya ko ubumwe bugomba kurenga itandukaniro, bityo bigatuma habaho kubana neza mu bantu bose. Ikindi wamenya kuri Mirwi ni wa muntu uhorana udushya ngo twabivuze. Mirwi ntatinya gutangira ikintu cyangwa gukora ikintu yiyemeje, kuko iteka yizera mu kuba icyo yategereje cyose kiba gishoboka. Muri iyi si ngari y'imbuga nkoranyambaga, iyi si Mirwi ayitemberamo cyane, kuva kuri WhatsApp, TikTok kugeza kuri Twitter, Instagram, Snapchat, Thread n'izindi nyinshi, aho kuri buri rubuga rwose agenda agaragazaho twadushya twe atajya yiburira nk'uko twigeze kubivugaho gato. Hamwe na buri poste, buri foto Mirwi agenda asangiza abandi ku buzima bwe. Birumvikana Mirwi mu buzima bwe ni wa muntu ukunda ifoto. Mirwi akunda kwifotoza ku buryo akantu kose akoze rwose yifotoza akagapostinga. Usibye ibintu byinshi yagiye abagezaho, kuri ubu Mirwi ari gutegura ikintu gishya ashaka gushyirira ahagaragara abamukurikira. Wowe icyo usabwa ni iki? Turagusaba wowe wakurikiye kino kiganiro ngo ukore kuri subscribe kugira ngo ujye ugenda ubona ibintu byose Mirwi azajya abagezaho, harimo nk'ikiganiro nakagaruka n'ibindi byegeranyo Mirwi agiye kujya bategurira, byose muzajya mukurikira kuri Bmirwi 13.
icyo tugusaba ni iki? Andika muri comment maze udusangize ikindi twazakugezaho kuri Mary, kandi wibuke ko igitekerezo cyawe ari icy'agaciro kuri twe. Reka tubararike kujya mukurikirana ibindi byinshi bizajya bica kuri ino channel nka entertainment muri rusange, n'ikiganiro cyiza muzajya mugezwaho na Mary cyitwa Did you know that? Ni akanya keza muzajya mugezwamo ikiganiro cyitwa Today's Topic. Munyemerere dusubikira ahangaha iki kiganiro. Iki ni ikiganiro Tugane Siyanse mugezwaho nanjye Steven City20 kuri My STV. Ukeneye ko twakorera icyegeranyo nk'iki cyangwa se ikindi gitekerezo, twandikire kuri WhatsApp 0789372786. Mbibutse ko iki kiganiro ari akagaruka. Njye nari Steven City20 kuri My STV. Ndabashimiye.